turabasuhuje mu izina rya Yesu kandi muhawe ikaze kuri Kingdom Family yacu KFM. KFM ni impine y'amagambo ivuga ngo Kingdom Family on Mission Ministry. No kuvuga ni impine aho kugira ngo ujye kuvuga Kingdom Family yacu birebire wavuga KFM. Uzaba ubikoze. Tugarutse mu mwanya tugiraho kuririmba Imana no kwihimbaza kugira ngo twongere twegerane imitima yacu yongere kuzuzwa. Ubwo rero muhawe ikaze muri uyu mwanya. Reka Mama Gila asenga Imana ubundi dutangire. Gila biteze. Kadusenga. Mana yacu, Mana ikomeye, Mana igira neza, tugushimiye ko waturinze, tugushimiye neza yawe itarondoreka ku buzima bwacu, tugushimiye ko waduhaye kuramuka kandi nta kiguzi twatanze, yewe n'iminsi yose waturinze nta kiguzi twatanze, n'ubuntu bwawe buhora bugaruka mu buzima bwacu, icyubahiro ni icyawe. Rero tugeze mu kanya keza ko kugira ngo tuguhimbaze, yewe n'abadukurikiye nabo dufatanye baguhimbaze, kandi ko kuri uwo guhimbazwa uri uwo gushyirwa hejuru. Rero turagushimiye, komeza ubane natwe maze tubabarire ibyaha byacu byose n'ibicumuro byose n'ibisa nabyo byose, utwuhagize amaraso ya Yesu Christo. Mu izina rya Yesu ni karibu muri iyi gahunda, ubana natwe twiyoborere mu izina rya Yesu Christo. Urakoze. Amen. Gila tugiye gukora iki rero? Ngatubwire. Mbere yuko mbanza nkababwira igikurikiraho ko mbanze mbasuhuze. Yego, asuhuze. Muraho amakuru ni meza? Ndizera ko mumeze neza. Mbere yuko mbabwira igikurikiraho, reka tugiye kuririmba indirimbo yitwa ninjye nawe Yesu yashakaga. Mbere yuko turirimba, kambanze mbabwira amagambo y'indirimbo kugira ngo nituba turi kuririmba muze kumva uko amagambo ameze, baze kumenya ibyo tuza kuba turimo tuvuga. Kuko akenshi iyo harimo ibyuma n'iki, hari igihe umuntu aba atumva amajambo neza. Igitero cya mbere kiravuga ngo Getsemani, Yesu arasenga, abira ibyuya bivanze n'amaraso, ibiti n'inyoni biramuririra Yesu, ijuru naryo ryacecetse. Baze kumenya Ikinyarwanda. Ijuru naryo ryacecetse. Igitero cya kabiri kiravuga ngo yambitswe ubusa ku karubanda, igisuzuguriro cyose kimujyaho. None reka ibyaha ngwino wimubabaza. Refu riravuga ngo ninjye nawe Yesu yashakaga, ni urukundo rwabiteye. Twagiye. Ese mwashyiramo umuziki tukaririmba kugira ngo tunezeze Imana? N'ibyuma nabyo bivuze amajwi arenga binezeza Imana. Imana ihabwa icyubahiro ko yatwigishije no kubikoraho. Haleluya. Kandi izakomeza no kutwigisha n'andi manote menshi.
tuzamure cya gitero Njye nawe. oya cya gitero cyane yanditse ubusa yambitse ubusa okay kambanze nyiririmbe tutari gucuranga yambitswe ubusa ku karubanda igisuzuguriro cyose kimujyaho nanereka ibyaha ngwino wimubabaza nonereka ibyaha ngwino wimubabaza yambitswe ubusa ku karubanda igisuzuguriro cyose kimujyaho nanereka ibyaha ngwino wimubabaza nonereka ibyaha ngwino wimubabaza ninjye nawe shaka n'urukundo ninjye nawe ninjye nawe n'urukundo ninjye nawe yashakaga n'urukundo Mana ishimwe haleluya Mana ihabwe icyubahiro nakuri manishi ninjye nawe Yesu yashakaga n'urukundo rwabiteye ubwo turabashimiye ko mwabanye natwe kandi dukomeze gusengerana kugira ngo Imana irusheho kuduha amahoro n'umutekano abafite ibibazo bikemuke ubutaha bwo tuzongera gusubira tuzasubire buri muntu wese yuzuye amashimwe amen Mana tugushimiye ko wabanye natwe muri uyu mwanya tukuragije n'iminsi iri imbere ngo uzadufashe uzaturinde atari ukugira ngo twihimbaze ahubwo ari ukugira ngo tugushyire hejuru dusengeye imiryango hirya no hino abafite ibibazo bitandukanye kugira ngo bafashe ubigishe uburyo bwo kubikemura mu izina rya Yesu amen naho utaha bye 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 turabashimira ko bajya batureba kandi bakaduha na comment yego turabashimiye cyane ko umugisha bakaduha na subscribe okay murumva ko ni ibintu byiza mufata umwanya mukareba ibi content twakoze mwaranze mukanatubwira uko bimeze rwose turabibashimiye niba kubera ko ntekereza ko bifasha imitima y'abantu mujye munabisharinga mu bikwirakwize mu byoherereza abandi bantu kugira ngo mwafashijwe n'abandi nabo ariko bafasha ubu ngubu social media irafasha cyane hari gushyira ku ma status hari gushyira ku ma hari kuri Instagram Facebook TikTok Telegram kamamaza ubutumwa hirya no hino ubutumwa bwiza bw'Imana kugira ngo imitima y'abantu ibahoke
ni ukuvuga ko bigoye ubu ngubu kuba ubutumwa bwagera ku isi yose umuntu akoresheje akanwa ko gusa hatagiyemo ikoranabuhanga, ariko Imana ishimwe ko n'ibyo byuma by'ikoranabuhanga byabonetse. N'abatari bazi ko kuri TikTok naho tubaho, n'abatari bazi ko kuri YouTube tubaho naho tubaho, abatari bazi ko kuri Instagram na Facebook naho dufite ama account. Mugende mukwirakwiza ubutumwa bwiza kugira ngo isi yose ibohoke. Murakoze, ubwo tuzasubira ubutaha. Bye bye.